Igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, igitondo cy'amahoro. Abantu mwese muteze amatwi radio Imanzi 105 n'igice kimwe, nibyo duhora tubifuriza rero kugubwa neza. Ni wa mwanya rero w'ikiganiro badukama, muri kumwe nanjye Shifa na mugenzi wanjye. Ntago uri wenyine rwose, nanjye mba mpabaye nk'ibisanzwe. Ndi Pierre Celestin Nirora, turabana kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu mu kiganiro baduka saa 12 kugera saa 4. Dutangira rero icyumweru turi bazima, twuzuye, namwe tuzere ko meze neza. Turaza kubyumva rero, muduhamagara mutubwira muti rwose twaramutse neza kandi turabakurikiye, tunari kumwe, munazindura bagenzi banyu. Nibyo rwose ni Hadimanzi, ukurikira ku 105 n'igice kimwe FM cyangwa se kuri y3.hadimanzi.com. Kuri Twini na Mayituna nabwo bandikamo Hadimanzi bikagera neza cyane. Nibyo rero tugeze muri ka gace tubanza kwabwira uko byifashe, ariko duhera ku cyo Meteo Rwanda iduteganyirije nk'abaturarwanda muri rusange. Tubwira iti ikire cyacu cyaza kuba cyifashe gite none tariki 29 Gicurasi hagati ya saa 12 z'igitondo na saa 6 z'amanywa. Nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu, niko Meteo Rwanda batubwira. Hanyuma rero ngo hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 na metero 4 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe mu gitondo ni °C 12 mu karere ka Nyabihu. Hagati ya saa 6 z'amanywa na saa 12 z'umugoroba ngo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 ku isegonda na metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru giteganyijwe ku gicamunsi ni °C 29 mu turere twa Nyagatare ndetse na Gatsibo. Ngo hagize izindi mpinduka zaba zihari cyangwa zagaragara, Meteo Rwanda yatumenyesha. Yego rero turaberekeza mu bindi byagiye bigarukaho. Turavuga tuti Perezida Paul Kagame yitabiriye irahira rya Bola Ahmed Tinubu watorewe kuyobora Nigeria. Ni Perezida Paul Kagame ku gicamunsi cyo kuri iki cyumweru tariki 28 Gicurasi yageze muri Nigeria, aho yitabiriye irahira rya Bola Ahmed Tinubu uzakurahirira kuyobora Nigeria kuno wa mbere ku tariki 29. Uyu munsi bwo nibwo ari burahire nyine nk'umukuru w'igihugu. Yego, amatora ya Perezida wa Nigeria yabaye muri Gashyantare uyu mwaka turimo yarangiye. Bola Tinubu ariwe utangajwe nk'uwatsinze, aho rero agiye gusimbura Muhammadu Buhari usoje manda ze. Ni Muhammadu Buhari. Hanyuma rero umukandida w'ishyaka riri ni Muhammadu Buhari. Yego, umukandida w'ishyaka riri ku butegetsi Bola Tinubu yatangajwe ko yatsinze amatora y'umukuru w'igihugu muri Nigeria tariki ya mbere Werurwe umwaka wa 2023. Nibyo rwose rero umunyapolitiki y'imyaka 70 y'amavuko yagize amajwi angana na 36% muri aya matora yateje impaka nk'uko biri mu mibare yatangajwe. Urumva yagize 36%. Hanyuma rero uwo bari bahanganye Atiku Abubakari yagize amanota 29%, naho rero Peter Obi wiyamamaje mu ishyaka ry'abakozi yagize amanota 25%. Mbere yaha amashyaka yabo yari yavuze ko rero aya matora yabayemo uburiganya, aho rero ngo yasabye ko ari amatora yasubirwamo. Tinubu rero ni umwe mu banyapolitike ba Nigeria babakire cyane. Kwiyamamaza rero kwari gushingiye ku byo yagezeho mu kuvugurura umujyi wa Lagos igihe yari meya. Hano batubwira ngo Perezida Muhammadu Buhari ngo agiye kuva ku butegetsi nyuma yo kurangiza manda ze ebyiri zaranzwe n'ubukungu bujagajega, ngo hamwe n'umutekano muke wakomeje rero kwiyongera utewe n'inyeshyamba zitiraga idini ya Islamu mu Burasirazuba, ngo hamwe n'abarwanyi bashaka amafaranga binyuze mu gushimuta abantu. Hanyuma rero Rwanda na Nigeria bifitanye umubano mu bya diplomasi, ibihugu byombi kandi bifitanye amasezerano mu mikoranire mu by'umutekano na gisirikare. Yego rero turakomeza tubavuga tuti imiryango yazimye muri jenoside yakorewe Abatutsi n'imbaraga zikomeye igihugu cyabuze. Ayo ni amagambo ya Minisitiri Bayisenge. Yego, Minisitiri w'uburinganire n'iterambere ry'umuryango Professeur Bayisenge Jeannette mu ijambo yigejeje ku bitabiriye
gikorwa cyo kwibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi mu mwaka w'1994 cyabereye muri stade y'akarere ka Bugesera ku mugoroba wa tariki 27 Gicurasi. Yavuze ko iyi miryango ari imbaraga zikomeye igihugu cyabuze, bityo rero kikaba gifite umukoro wo gukomeza kubaka umuryango ushoboye kandi utekanye. Minisitiri Bayisenge yavuze ko rero abayobozi b'u Rwanda bakoze ibishoboka byose bongera kubaka umuryango nyarwanda wasenyutse kubera amateka mabi yagejeje u Rwanda kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yashimiye ingabo zahoze ari za RPF, yashimiye ingabo za FPR Inkotanyi zari ziyobowe na nyakubahwa Perezida wa Repubulika Paul Kagame, zabohoye igihugu zigahagarika jenoside, ziharanira kubaka igihugu kuri ngo buri munyarwanda rero wese yibonamo. Ubwo ni amagambo ye rwose. Mu ijambo rye Perezida wa GRG ni Jean Pierre Nkuranga yavuze ko kwibuka imiryango yazimye muri jenoside yakorewe abatutsi ari inshingano z'abanyarwanda n'abandi bantu bose bumva ko uburenganzira bwo kubaho ari ntakorwaho. Turakomeza rero tubabwira n'ibindi byagiye bigaruka mu bitangazamakuru. Turakomeza tubabwira ko u Rwanda rwatangije gahunda nshya yo kwimakaza ubuzima bwiza bw'abakozi mu kazi. Yego rwose turababwira tuti leta y'u Rwanda yatangije gahunda nshya yo kurushaho kwita ku mibereho myiza y'abakozi hagamijwe rero kubarinda impanuka zikomoka ku kazi, indwara no kubungabunga ubuzima bwabo bwo mu mutwe. Iyi gahunda yatangijwe ku wa 4 tariki 25 Gicurasi umwaka wa 2023 yabereye mu gikorwa cyahuriranye no kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi. Ubusanzwe rero wizihizwa ku itariki 28 Mata buri mwaka. Mu kwishyira mu bikorwa hazakorwa ubukangurambaga bw'imyaka 3 bwo kwigisha no gusobanurira abakoresha n'abakozi uburyo bwo gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye n'ubuzima n'umutekano ku kazi, ngo kubapima no kubakangurira kwirinda indwara zitandura ndetse n'ibindi. Mwaka wa 2023 nibwo umuryango mpuzamahanga w'abakozi ILO watangiye kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'ubuzima n'umutekano ku kazi, hagamijwe rero kwirinda no gukumira impanuka z'indwara zo mu kazi. Nyuma rero muri Kamena nanone umwaka wa 2022 inama mpuzamahanga yiga ku murimo yanzuye ko mu mabwiriza agenga ILO hongerwamo rero ihame rigenga uburenganzira bw'abakozi bwo gukorera ahantu hatekanye kandi hadashyira ubuzima bwabo mu kaga. Nibyo rero Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo Nirwanyindo Kayirangwa Fanfan yasobanuye rero ko inshingano za buri wese kwita ku gukumira ibyago bikomoka ku kazi atari inshingano za buri wese. Yasobanuye ko igihugu kitatera imbere gifite abakozi bahora barwaye, ndetse bituma rero ibigo by'ubwishingizi birushaho gutanga amafaranga menshi kandi byari bikwiye gukumirwa. Kavuga ati rwose icyizere twashyira imbaraga mu gukumira kuruta kujya kwivuza. Hanyuma rero umunyamabanga mukuru w'urugaga rw'amasendika y'abakozi mu Rwanda Biraboneye Afrique yagaragaje ko yishimiye iyi gahunda yatangijwe, ndetse kandi yizeye nishyirwamo imbaraga hazakorwa amagenzura ahoraho bizafasha rero mu kwimakaza iyubahiriza ry'uburenganzira bw'abakozi. Abemerewe rero inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda batangajwe. Murumva namwe muteze amatwi rero cyangwa mufite n'abanyu muze bategereje mumenye yuko bashobora kujya kwihera ijisho bakamenya uko byifashe. Yego, ubuyobozi bw'inama y'amashuri makuru na za kaminuza HEC bwashyize ahagaragara abanyeshuri bemerewe inguzanyo yo kwiga muri kaminuza y'u Rwanda mu mwaka w'amashuri 2022-2023. Ni nyuma rero yuko benshi mu banyeshuri muri iki cyumweru bari bakomeje kugaragaza ko batindiwe no kubona ibi bisubizo, kuko ngo itangira ry'amashuri cyangwa ry'amasomo muri iyi kaminuza riteganyijwe ku itariki 5 Kamena.
yego ni ukutubwira bati rero hano ngira ngo kugira ngo umenye yuko uri ku rutonde hari linki ucaho nyirwa no kureba online se cyangwa hifashishijwe ikoranabuhanga nk'uko rwose itangazo ribishimangira ryashyizwe mu mukono na Dr Mukankomeje Hoze uyobora heke. Hanyuma rero kugira ngo uwasabye inguzanyo abone igisubizo cye asabwa kwinjiza ahabugenewe rero umubare umuranga ngo ni registration number aba rero yarahawe asaba kwiga muri kaminuza. Iri tangazo rikomeza rivuga ko ibyagendeweho mu gutanga izi nguzanyo ari amanota umunyeshuri yagize mu kizamini cya leta gisoza amashuri yisumbuye hamwe n'ibyo yasabye kwiga muri kaminuza, aho rero ngo ibyo byombi biba biri ku ijanisha rya 50% buri kimwe. Yego icyo twababwira cyo rero nuko mushobora kunyerekera nyine kuri linki iboneka kuri website ya heke, hanyuma mukabasha kugira gute kwirebera niba muri ku rutonde. Dukomeze rero tubabwira tuti Senegal ambassade y'u Rwanda yifatanyije n'ibindi bihugu rero mu kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa Afurika. Yego ni ibikorwa rero byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wa Afurika mu gihugu cya Senegal wanahuriranye n'isabukuru y'imyaka 60 y'umuryango wa Afurika yunze ubumwe EU. Hanyuma rero ngo byakozwe mu gihe cy'iminsi 3 kuva tariki ya 24 kugeza 26 Gicurasi uyu mwaka turimo. Nibyo rero tariki ya 24 Gicurasi uyu mwaka hatanzwe rero ibiganiro ku bijyanye n'isoko rusange rya Afurika, nibwo ni African Continent Free Trade Area. Hanyuma ryitezweho kongera ishoramari, guhanga imirimo mishya muri Afurika ndetse n'ikoranabuhanga ndetse rikongera iterambere ry'ubukungu ku mugabane wa Afurika. Ariko rero hanagaragazwa ko kuri uyu mugabane hakenewe rero kubakwa ibikorwa remezo byoroshya ubuhahirane kugira ngo ibyo nyine kugira ngo birabyemejwe bigerweho. Hanatanzwe kandi ikiganiro kijyanye no gutwara abantu n'ibintu mu kirere ku mugabane wa Afurika, ahagaragajwe rero ko ubwikorezi bwo mu kirere muri Afurika bukiri hasi, ibiciro kandi by'indege biri hejuru, ingendo ndende kubera ubuke bw'indege ndetse n'ibindi. Yego rero ku itariki ya 25 habaye umugoroba w'igitaramo cyo kwizihiza uwo munsi cyaranzwe no kwerekana umuco w'ibihugu bya Afurika n'ibijyanye n'amafunguro y'umwimerere y'ibihugu bya Afurika. Uwo muhango rero wari urimo abahagarariye ibihugu byabo muri Senegal, wanitabiriwe na Madamu Annette Seki, minisitiri wungirije wa Senegal ushinzwe rero abanyesenegale baba mu mahanga muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga n'abanyasenegale baba mu mahanga muri rusange. Nuko rero byari byifashe. Hanyuma turababwira tuti Iburasirazuba urubyiruko rwahawe moto. Urubyiruko rwahawe moto zo kwifashisha mu gukurikirana ibibazo byugarije imiryango, rwose nicyo zizabafasha muri rusange. Ubuyobozi rero bw'intara y'Iburasirazuba bwatanze moto 16 ku rubyiruko ruhagarariye abandi mu turere n'intara ngo zizabafashe rero mu bukangurambaga ku bibazo bibangamiye umuryango, birimo amakimbirane yo mu ngo, inda ziterwa abangavu ndetse n'ibindi bishamikiyeho muri rusange. Barakoze batubwira bati rero intara y'Iburasirazuba imaze imyaka myinshi iza imbere mu kugira imibare myinshi y'abangavu baterwa inda imburagihe. Ibi rwose ni ukuri cyane cyane akarere ka Nyagatare kaba kari imbere. Byose ni ukuri. Ntose ntabwo uzi ko imyaka uko ugenda dufashe nko ku myaka ine dusubira inyuma usanga intara y'Iburasirazuba iza imbere, cyane cyane akarere ka Nyagatare kakaba kiganza. Ibi rero byanatumye abakuriye inama y'igihugu y'urubyiruko mu karere, abahagarariye urubyiruko rw'abakorerabushake mu karere ndetse n'ababiri bahagarariye ibi byiciro ku ntara bashakirwa moto kugira ngo zibafashe mu bukangurambaga bwitezweho kurandura iki kibazo mu buryo bwa burundu rwose. Yego, Minisitiri w'Uburinganire n'Iterambere ry'Umuryango Professeur Bayisenge Jeannette yavuze ko kugira ngo habeho umuryango utekanye hakwiriye rero ubufatanye mu nzego zitandukanye zirimo iz'ibanze, urubyiruko, abagore ndetse n'izindi. Uriya mwari se wicaye kuri moto ukuntu ifoto rwose ameze neza. Muri weekend natwawe n'umukobwa kuri moto. Ngiye kuvuga ngo muri weekend watwaye moto.
ndavuga ngo icyo kinyoma cyo rakarakara. Umukobwa yarantwaye sha atanga serivisi neza pe. Ariko se nuzi ko umujyi wa Kigali ku mufatanyabikorwa ntibuka bigeze guha moto ndumva bari abakobwa abari n'abategarugori bagera ku 150 ariko baha bake muri bo kuko n'umushinga wari batangije. Izo nkuru nsanzwe nzumva ahubwo najyaga nibaza aho bajya kuko kuva nabo nari ntaratwarwa n'umukobwa. Ubwo bibaye ibyo ndamutse nkomeje izo moto nazo juri nabonye inkuru ivuga ati se byarangiye bite. Si nkayo yose ariko rero za moto nyine za zindi z'amashanyarazi babanje babigisha kuzitandukanya no kuziteranya nyine bakikorera abayo dupana narayumvise we mahugurwa yo kubigisha ibyo ngibyo. Uzi mu kubiro nshinga bari bambaye bwose bashwanyaguza moto. Urumva bavuga bati twe tuzi kuyitandukanya tuzi kuyiteranya tuzi kureba akabazo yabigize tuzi no gutwara abagenzi twambariye gutsinda. Byari ibintu byiza cyane bari barahiye gutsinda hano muri Pele Stadium rwose niho igikorwa cyabereye nubwo yenda bitakomeje ngo bigende kora bitubwiye ariko turabazi benshi mu muhanda barimo. Nari naratwarwaho rero nabo ariko umukobwa byarangiye antwara neza. Ariko nta kuntu nawe wagira n'iki Migeri yanjye n'ubundi isanzwe ipfa ubusa. Migeri oya ariko hari n'ukuntu buriya ku mahembe ari akantu umuntu akoraho bigahita bigenda neza. Gutera umugeri wenda bigenza aho ngaho twari tuvuga tuti umugeri se yenda ko byagorana. Aya umudiho uva mu itako kandi itako kaba gahari da. Ariko nawe ukisa ku bwo ngubwo byivuye. Ariko muri make hari ku mahembe hari akantu wajya ukora karenze akaboko ko uri tayari. Reka dukomeze tubabwa tuti rwose abaturiye Sebeya basanga kwimuka burundu aribwo buryo bwo kwirinda ibiza bishobora kubatera. Abaturiye rero umugezi wa Sebeya basanga uburyo buhamye bwo kwirinda ibiza bya hato na hato biterwa n'uyu mugezi ari ukwimurwa vuba bakava mu nkengero zawo ubwo n'izura mugezi hagashyirwa rero hagashyirwa gusa ibikorwa bijyanye no kubungabunga ibidukikije. Hanyuma rero mu mudugudu wa Kiziguro mu kagari ka Nyundo ahazwi nko mu Kiribata agace kegereye cyane inkombe z'umugezi wa Sebeya kari gatuwe cyane ariko kandi ngo ubu ibiza biheruka byasenye inzu nyinshi muri aka gace ndetse abantu 3 bahasiga ubuzima. Umuyobozi w'agateganyo w'akarere ka Rubavu Nzabonimpa Deogratias agaragaza ko gahunda yo kwimura abegereye Sebeya ihari gahunda ihari ndetse rero ngo nta numwe uzahasigara kandi ngo ibyibanze byose kugira ngo bimurwe ahantu bashyirwa ahantu heza biri mu gushyirwa ku murongo kuryo rero ngo gutangira kubimura byakorwa mu gihe cya vuba. Yego mu ikusanyamakuru riheruka mu bihe bitandukanye ryakozwe mu bihe bitandukanye riheruka ryagaragaje ko abantu 800 begereye inkengero z'umugezi wa Sebeya ngo aribo rero biteganyijwe ko bagomba kwimuka. Ariko rero hagati aho ngaho rwose reka tubabwire icyo tugaruka byagiye bigaruka hano mu Rwanda kugira ngo tuze twikurikiza hanze nkiko z'u Rwanda tumaze kureba uko byifashe. Inganda rero z'impu zizaba zabonye ikaniro bitarenze umwaka utaha ngo 2024 ana makuru duhabwa na Minicom cyangwa se Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda. Minisiteri y'Ubucuruzi n'Inganda Minicom isaba inganda zitunganya ibikomoka ku mpu zikeneye rero aho gukorera kwihangana bitarenze umwaka utaha w'2024 akabanza kuboneka ikaniro hanyuma rero ngo ry'impu mbisi ngo ritangiza ibidukikije ritazangiza ibidukikije nibyo. Umuyobozi mukuru ushinzwe inganda na ba rwiyemezamirimo muri Minicom Evarde muri Ndankaka avuga ko rero ngo abatunganya impu zamaze gukanwa n'uyu munsi bashobora rero ngo guhabwa aho bakorera ariko kubona uruganda rukana impu mbisi ngo biracyasaba rero imyiteguro.
reka tubabwire rero ibintu bireba urubyiruko urwo ari rwo rwose. Baratubwira bati urubyiruko rwasabwe kugira uruhare mu gukumira indwara zititabwaho ziri kwica abantu benshi ku isi uyu munsi. Basketball League ifatanyije rero n'umuryango uharanira imibereho myiza y'abaturage muri Afurika Speak Up Africa bahuguye rero urubyiruko ku bijyanye no kurwanya indwara zititabwaho nk'uko rero bikwiye kwifashisha nk'uko bikwiye bakazirwanya nk'uko bikwiye hifashishijwe siporo. Numva atari ikintu cyiza. Yego. Urubyiruko mwese rero igikorwa cyabaye rwose kuri wa gatanu tariki 26 Gicurasi mu murenge wa Nyamirama mu karere ka Kayonza mu ntara y'Iburasirazuba. Ikigo cyagizwemo uruhare n'ikigo cyigenga giteza imbere siporo gikorera hano mu Rwanda no hanze yarwo nikitwa Shooting Touch cyaranzwe rero no guhuriza hamwe urubyiruko rutuye mu murenge wa Nyamirama mu kwigisha uburyo indwara zititabwaho zakumirwa. Hanyuma rero indwara zititabwaho zigera kuri 20 ziri imbere mu zihitana abantu benshi ku isi zirimo inzoka zo mu nda, imidido, iriya yindi yo yitwa ngo iki? Beraziriyoze, ngo n'ubuheri. Ari byo bita ngo shishikara. Ndetse n'izindi nzara n'izindi ndwara. Nibyo rwose bifite aho bihuriye ibyo uvuze. Urumva kutamenya rero izo ndwara kuko navuga ngo nta ndwara rwo kwishima afite kuvuza inzara rwose arabihuriye ntugire ikibazo. Izindi ndwara ngo kutamenya rero izo ndwara n'uburyo bwo kuzirinda ni bimwe mu bituma zihitana benshi mu bazirwara cyane cyane mu bihugu byo muri Afurika no mu bindi bihugu bikennye, aho usanga rero umuntu umwe muri 5 afite imwe muri izo ndwara. Reka turebe rero icyo umujyi wa Kigali uvuga ko bangirije. Shishikara ishobora kwica umuntu we. Shishikara urashima ukageraho uhindura isura. Nose nta ndwara ishobora kuba indwara urwaye itakwica ariko ingaruka zishamikiyeho zikazagutera ubundi burwayi ushobora kuguhitana uko byenda kose. Ntuzize ko umuntu atangiye no kwishima cyane, harimo n'abahinda umuriro, bana kurya bikanga, konka bikanga, kuri akarira cyane. Gusa urumva ahabaganisha he? Bahanganisha mu guhambwa wa mugani wa Riderman. Byonyine kurira bishobora kwica umwana buri. Kurira gusa. Yego. None urumva niba arira kubera no gushima. Kandi none umwana ntabwo abazi kwishima. Ubwo se urumva uramutse urwaye ahantu ushobora nko kwicara gute? Okay. Ni ikibazo gikomeye umuntu ashobora kwasiga ubuzima nyamuneka. Ikiza nuko mbona urubyiruko nyine bigishijwe muri make icyo bari kutubwira natwe twumvireho dushyira imbaraga mu guhashya ziriya ndwara kuko burya indwara ntiyitoranye. Icyo rero umujyi wa Kigali uvuga ko bangirijwe n'inkongi iherutse se kwibasira Agakinjiro wakibonye. Ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali rwose buvuga ko abakoreraga hibasiwe rero n'inkongi y'umuriro mu Gakinjiro ka Gisozi bakeneye gusana kugira ngo bashobore kongera gukora. Basabwa rero gusaba impushya. Nuvuga ngo bakeneye gusana barasabwa gusaba impushya zo gusana ibyangiritse kugira ngo babashe kongera kuhakorera. Umuyobozi w'umujyi wa Kigali Prudence Rubingisa yabitangarije Kigali Today ubwo yagarukaga kubigiye gukorwa nyuma y'iyi nkongi. Umuvandimwe yitwa kandi umuyobozi yitwa Prudence. Musesi Prudence navuze. Ni muvuze kuko abantu bajya bakunda kugitanya njyana yitwa Prudence. Oya Dani Prudence Rubingisa. Prudence Rubingisa n'umuyobozi umujyi wa Kigali. Bantu muryitiranye mu bihindure pe. Rubingisa rero avuga ko nyuma y'inkongi hagikorwa iperereza ibizavamo rero bikazatangazwa n'urwego rurimo kurebera icyabiteye. Zimwe mu ngamba rero umujyi wa Kigali ufite kugira ngo Agakiriro katazongera kwibasirwa n'inkongi za hato na hato, dore ko ngo kamaze gushya inshuro zigera muri 5 mu bihe bitandukanye. Rubingisa rero avuga ko ari uguhugura abantu bahakorera
ku bijyanye rero n'ubutabazi bw'ibanze mu gihe habaye inkongi. nibyo rwose kandi umuyobozi w'umujyi wa Kigali ngo ubuyobozi bw'umujyi wa Kigali buzareberera ngo buzakorera ubugenzuzi umunsi ku munsi cyangwa se inspection kugira ngo rero uwaba yateshutse ku mabwiriza agenga ahakorerwa n'abantu benshi afashwe nyine kandi bikosorwe hakiri kare bitazongera guteza inkongi nka ziriya. Kandi ngo hafashwe icyemezo cy'uko nta muntu uzongera gukorera mu muhanda cyangwa ko harunda ibikoresho ahubwo bazajya bakorera ahabugenewe. Reka twitse gato tugaruka twerekeza hanze y'inkiko z'u Rwanda. Turashimira cyane umuntu wese uteze amatwi Hadi Imanzi muri kino kiganiro, umuntu w'ingenzi. Twerekeza hanze y'inkiko z'u Rwanda rero twabwira uko byifashe. Rero hakurya hariya muri Uganda kwa muzehe musaza Museveni ngo ni perezida wa Uganda. Yoweri Kaguta Museveni. Nituvuga muzehe ntimugire ngo nukutamenya icyubahiro cyangwa nuko ari umuntu nimba ni perezida mukuru dufite hano muri South Africa ni yacu. Yego. Wow. Nase reba Rwanda, Kenya, Uganda, Burundi, Tanzania. Surumva harundi oya nibyo ni mukuru, niwe mukuru rwose. Hanyuma rero Yoweri Kaguta Museveni ni perezida wa Uganda yanenze abasirikare ba Uganda bagabweho rero igitero ejo bundi minsi ishize bagabweho igitero na Al-Shabaab. Al-Shabaab ariko kandi ngeze no muri Uganda. Oya aba ngaba bagiye gucunga umutekano, umva bari mu butumwa mbega bwo kugarura amahoro. Noneho rero mu birindiro byabo bagabwe igitero na Al-Shabaab. Barebaga hehe ati nkamwe koko ati nabohereje ngo mujye gusinzira. Perezida wa Uganda Yoweri Museveni yemeje ko ikigo cy'ingabo za Uganda ziri mu butumwa bw'amahoro muri Somalia cyagabweho rero ngo igitero n'intagondwa n'intagondwa zibarirwa mu magana ziyitirira idini ya Islam zo mu mutwe wa Al-Shabaab mu rukerera rwo kuwa 26 Gicurasi mwaka 2023. Nibyo rwose Uganda yagiye gutanga ubufasha nyine bwo gucunga umutekano muri Somalia. Ku bindiro byaho rero Al-Shabaab yaraje ibagabaho igitero. Ora Museveni aravuga ati mu itangazo ryashyizwe kuri Twitter yanenze rwose abasirikare ba Uganda bakorera muri icyo nyine bakorera hariya ikigo cyaho ngaho mu majyepfo rwose ashyira uburengerazuba bwa Somalia, abashinja rero kunanirwa gukora neza uko byari byitezwe. Avuga ati rwose rakarakara murantenguye. Ana amagambo rero akarishye perezida Museveni akoresheje ku myitwarire y'abasirikare b'igihugu cye nyuma y'uko rero ngo intagondwa za Al-Shabaab ziraye muri kimwe mu bigo byazo mu butumwa zirimo muri Somalia bw'umuryango w'ubumwe bwa Afurika buzwi nka ATMIS. Hanyuma rero tubabwiye tuti umufana umwe yapfuye abandi bagera kuri 40 barakomereka mu mukino wa Yanga. Rwose hari abantu benshi barabizi. Ahangaha ibi bintu tujya tubivuga kugira ngo nibura abantu nitunafana iyo buri gihe tugiye kujya muri weekend turavuga ngo tuzabungabunga ubuzima bwacu tugaruke turi amahoro. Nta kindi tuba tuvuga ni ibintu nk'ibi. Ibyabwangiza byo ni byinshi cyane, harimo kuba wasoma agacupa kabandagara mu muhanda, harimo kuba wasoma agacupa n'ubundi ukajya kuri volo ugatwara. Kuko muri weekend abantu benshi bajya kwidagadura, harimo kujya mu kubivuga nk'uko ugasanga habaye umuvundo cyangwa se kwishima birenze. Harimo no kujya mu kabari wamara kumva maze kuruhamya ukarwana ugakubitana icupa. Ibyo byose biba birimo. Hari igihe inzego z'umutekano hano zitaratangira kujya zihugura abafana, wasaga nk'abafana cyane cyane b'ikipe imwe yakunda gutanga ibyishimo, ugasanga umuntu agiye nko kuri moto ahagaze. Urajya kubibona akagenda ahindukira agira gute. Ni kimwe mu bintu byatumaga nishimira ko ikipe imwe mu makipe yo mu Rwanda itsindwa. Yatsindwaga wasangaga umutekano uri mu gihugu hose. Hari igihe rero ariko yatsinda ukabura naho kandagira. Ariko hari indi kipe ijya gutsinda ugasanga ibyishimo biri hose. Ntabwo ari ikibazo cy'ibyishimo biri hose, ahubwo akajagari kari hose. Ugasanga hariho n'ibiri gutangirwa ubuntu ahantu hose, gusa bavuga ati muze tunywe promotion biciro babikatuye. Ariko na none uwo munsi abarwa inkomere zajyaga kwa muganga
nyine icyo nicyo kintu nangiraga yuko iyo kipe yatsinda atari uko nyanga rwose. Aha twikomereza. Kwiyangira ibyo bintu. Umufana rumwe yitabye Imana, abagera kuri 40 barakomereka kubera rwose umuvundo wavutse ubwo rero binjiraga muri Benjamin Mpaka Stadium ahabereye umukino wa nyuma ubanza wahuje rero USM Aja na Young African muri CAF nyine Confederation Cup. Yego, mbere yuko rero Yanga yakira USM Young Aja kuri iki cyumweru tariki ya 28 Gicurasi, byatangajwe ko amatike yo kwinjira kuri uyu mukino muri Benjamin Mpaka Stadium ngo yakira abafana 60,000 oya yarangiye ku isoko. Batangira kubyigana rero biza kurangira bigenze kuri rero ibintu by'umuvundo no kubyigana bavandimwe ntago ari byiza. Ubuso uyu wapfuye azakomeza kuyifana. Oya. Ariko buriya zamuzirikana basi. Ni intwari y'ikipe. Arewe. Nanditse sibyo. Nsurumva atapfuye arwanira ibyishimo n'ishyaka ry'ikipe ye. Nibyo rwose ngewe uriya muntu ahubwo yagenda hose ntacyo wabumbwira. ntago nzongera ngo uriya muntu si ubu koko. None se wabonye umwana imyaka 2 wakatiwe gufungwa burundu azira Bibiliya. Aha, umwana rwose wari igitambambuga cy'imyaka 2 y'amavuko muri 2009 muri Korea, nibwo yari afite imyaka nyine 2 muri Korea ya ruguru, yakatiwe rero gufungwa burundu. Ababyeyi be bakatirwa urwo gupfa nyuma yo gusanganwa Bibiliya kandi bitemewe muri iki gihugu. Aya makuru agaragazwa na raporo nshya y'ikigo mpuzamahanga cy'abanyamerika cy'ubwisanzure mu by'iyobokamana. Ni ukuvuga ngo byatangajwe no munsi muri raporo yayo, ariko uriya mwana yafunzwe kiragiye. Uretse gato uzi ko nari nagize ngo nibura hari nk'ikintu kibi yari yayikoreye kombi bayimusanganye gusa. Nose yifata akazana Bibiliya gute kandi bitemewe? Oya. Ubwo ni icyaha nyine. Ngi raporo ikomeza ivuga ko muri Korea ya ruguru abafatanywe Bibiliya nk'igitabo nyobokamana cy'abakristo bakatirwa igihano cy'urupfu, ndetse kandi imiryango yabo harimo n'abana bo rero ngo bagakatirwa igifungo cy'ubuzima bwabo bwose mu mwaka wa 2022. rero gusa iyi raporo ivuga ko abakristo bagera ku 70,000 muri iki gihugu bafunzwe ndetse bakiyongeraho nabo mu yindi myizerere itandukanye. None se muri Korea bayoboka ibiki? Bayavuga ngo Korea ya ruguru kuko Korea ni ebyiri. Okay, Korea ya ruguru bayoboka iki ku buryo bahutaza abantu muri ariko buryo? Perezida wa kiriya gihugu, perezida wa Korea ya ruguru, uzi ko n'undi ari mu baperezida bafata ibyemezo bikakaye ku isi. Ntabwo bize se yuko umuntu bagaragaje ko ashobora kuba afite covid igihe yadukaga, yahise rwose bamushyira ku karubanda bakamwashisha akajugujugu. Agose rono na Romeo koko uriya muvandimwe afata ibyemezo bikakaye. Hanyuma ngo umuryango udaharanira inyungu wo muri iki gihugu witwa Korea Future uvuga ko leta ya Korea ya ruguru itoteza abantu bakora ibikorwa bishingiye ku myemerere, abatunze ibikoresho by'imyemerere, abafite amadini, abafite aho bahuriye n'abanyamadini, ndetse n'abantu basangiza imyizerere yabo. Numva rero niba batabyemera avuga ati reka kandi aguhana rwose ahereye mu mizi yihanukiriye, niko bimeze hariya. Nase ko yababwira ati kurenga imbibi nta kintu mwabuze mu gihugu. Bivuga ngo baya ni gake ushobora gusanga abanyakoreya ya ruguru bari mu bindi bihugu, kereka kuri gahunda nyine zizwi byo kujya gushaka ubuzima. Wabuhura ese ko wabuhara avuga ati byose tuzakora ibishoboka byose abaturage bamere neza, ariko ibyo nitugufata barenze imbibi. Muri Amerika rero ngo yamaganye umwanzuro w'umuryango w'abibumbye, yashyigikiye umwanzuro w'umuryango w'abibumbye wamagana ibikorwa byayo bikabije byo guhohotera uburenganzira bwa muntu. Uyu mwanzuro w'umuryango w'abibumbye uramagana ibikorwa bya Korea ya ruguru. Yego rero kadukomeze tubabwira tuti Afghanistan na Iran birarebana ayingwe, ngo byabaye kuwa gatandatu rero ku mupaka wa Afghanistan wo mu karere ngo ni Kanimulos, ngo
urumva ngo barebanye rero ayingwe bakatubwira bati ngo zihitana abasirikari ba Irani babiri n'umutalibani wari urinze umupaka nk'uko rero byemezwa n'abategetsi b'ibihugu byombi. Impande zombi ngo zirashinjanya kuba nyirabayazana w'izi mvururu, rumwe ruvuga ko urundi ari rwo rwarashe amasasu ku ruhande rwa rugenzi rwarwo. Nyuma rero ngo muri ubu bushyamirane hagati ya Afghanistan na Irani ngo bapfa amazi rwose umva ngo bagize imvururu ku mupaka wabo. Ariko umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu muri Afghanistan yabinyujije mu itangazo yavuze ko igihugu cye kidashaka kurwana n'abaturanyi, ashimangira ko rero ari Irani ariyo yatangije ubwo bushotoranyi, bigatuma rero ingabo za Afghanistan nyine zirwanaho. Yego, umuvugizi wa Minisiteri y'Ubutegetsi bw'igihugu muri Afghanistan nibyo maze kugarukaho. Yego, nibyo nyine ubwo nuko babaye ibi bintu barimo gupfa niba bica amazi babireke. Uburusiya rero bwaburiye ibihugu bigiye guha Ukraine indege z'intambara ko birimo gukina n'umuriro. Arimo kwikoza gatanu. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'Uburusiya ni Lavrov rwose, Sergei Lavrov. Yego, yongeye rero guha agasopo ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi bigiye guha Ukraine ubufasha bw'indege z'intambara zo mu bwoko ngo bwa F-16. Yemeza ko rero ngo biri gukina n'umuriro. Nibyo rwose, aya ni amagambo yavuze. Ngira ngo abantu benshi babizi ko ari ibihugu byinshi biryame rwose kuri Ukraine bivuga buti turahari nimwegende tuzabaha byose. Ati ibyo mukina nabyo ntimubizi. Murimo murajya ahantu habi cyane. Nibyo rwose, urumva babwiye bati mwashyize baro hasi mw'abantu. Reka rero ducumbikira ahangaha ibyo twagiye tugarukaho, ntabwo twibutse kwiteganyirizwa ryacu riza kuba ryifashe uyu munsi. Reka turebe uko mu Rwanda mu kirere cyacu biri buze kuba byifashe kugira ngo mubashe gutembera, mubashe kujya mu nshingano muzi uko muri bwitwara. Uramba ntinyemo. Utinya iki? Iyo rwose babwira bati mureke kumuza gukina n'umuriro. Urumva? Nimukomeze. Muratubona tariki rero ya 29 Gicurasi umwaka w'ibihumbi 2023 mu kirere cyo mu Rwanda ngo hagati ya saa 12 na saa 6 za mu gitondo nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Ngo no kugira saa 7 z'amanywa rwose hateganyijwe umuyaga uringana ufite umuvuduko uri hagati ya metero 3 ku isegonda na metero 4 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hasi giteganyijwe mu gitondo ni °C 12 mu karere ka Nyabihu. Hagati ya saa 7 z'amanywa na saa 12 z'umugoroba nta mvura iteganyijwe mu turere twose tw'igihugu. Hateganyijwe kandi umuyaga uringaniye ufite umuvuduko uri hagati ya metero 4 na metero 6 ku isegonda. Igipimo cy'ubushyuhe bwo hejuru kugiteganyijwe ku gicamunsi ni °C 29 mu turere twa Nyagatare ndetse no mu karere ka Gatsibo. Aya ni amakuru dukesha Meteo Rwanda. Ikindi rwose batubwiye nuko izuba ryarashe saa 11:53 ryarenga saa 12 z'umugoroba n'iminota 2. Turagaruka mu kanya rero twongera tuganira namwe nk'uko bisanzwe, turagana ku byo twabagejejeho, turanasangira amakuru yamuherereye, tubanabashimira ko mukomeje kubana natwe. Hano waramutse neza. Tumeze neza cyane. Umeze ute? Twageze Muhanga kwa Gogo se? Ibintu ni sawa se i Muhanga Gogo? Ibintu ni neza cyane. Waneza. Warakize se Gogo? Mana yarangije. Mana yacu ni ya. Siko bajya bavuga harya. Mana yacu ni ya, uburebure bwayo nta wabuheza. Ngomba kurikiranye n'icecekere rero. Okay. Karangira utuvugishije. Ikabagira ubuvugishije. Imfura cyane. Nishimiye rero ko bafatisha muri iki gitondo. Bifurije umunsi w'umugisha kandi mukomeza mugire akazi keza, turacyari kumwe. Urakoze cyane Gogo. We rwose agira ngo twifurize igitondo cyiza n'akazi keza. Natwe tubwirafishe ko hari. Turabwira abantu bose bari kujya ku kazi tuti munagererwe rwose muhahe muronke mu yandi magambo. Halo? Aramutse. Aramutse?
Karame. Nizute. Ndaho. Yambi. Mu weekend yagenze neza rero. Isha yagenze neza. Ewana nk'ibisanzwe rero ndizo. yego DJ Nizo. Umeze neza. cyane rwose DJ Nizo. Aho uherereye se byifashe bite DJ Nizo? Ewana shibine no umutekano. Ako rero. Uburusiya rero na Ukraine akantu bashyizemo. Aha ni nka bya bindi bavuga ngo nk'intare ibwira inyamaswa tumuza tujye nyamara uko nahaze. Ariko nabo babwiye bati ibintu byanyu byo kuza mushukwa Ukraine mu murayiha intwaro. Ese basengaye nawe uvuze ati mbomba nikanzemo nanjye nikanzemo. Ho ntabwo byoroshye. Ntabwo byoroshye byo. Aha reka nibwire abajyambere n'abajyambere kazi bagire igitondo cyiza. Saba turi kumwe. Urakoze. Hello. Oui. Karame. Mwaramutse nabone. Yego datumeze neza rwose. Ni Jezeri. Yego Jezeri. Kandi se ikibazo cy'amatsiko ndashaka kubabaza. Hariya ahantu ntuza nyine wenda hari ahantu mwavuze. Umwana w'imyaka 2 bafatanya Bibiliya nyine bakamukata igifungo cya burundu ababyeyi bakabakatira gupfa. Ntabwo bemera Imana. Barayemera. None se basenga gute? Abizi neza ko bayemera. Nose Imana avuze Imana. Kandi igitabo ushobora kuba bagendera ku yindi myemerere. Twasomye ko ikintu icyo ari cyo cyose cy'imiyoborere iyobokamana aho riva rikagera n'andi madini yose muri Korea ya ruguru urimo kusatira umuryango wo gukatirwa burundu cyangwa urupfu. None bavuze ngo ntabwo bemera Imana rero. Ntabwo nzi icyo bemera kugeza ubu nanjye. Mpamvu nanjye gukomeza Imana ushobora gusanga bafite nyine nusa nabuze. Abasaba mugani mu Buhinde bo ntibafata inka bakayita Imana. Nabuze igice gito ariko amadini yose burya hari n'amatorero aho kandi n'abasenga iyo nka yabo bakayita Imana. Nyine buri kintu cyose uterwa n'icyo wita Imana buri. Ubwo rero mpamvu nahise mvuga ntibarayemera uko bihenda kose sinaheraho mbakanira. Ariko rero nuza ndi kumva umwana baramuhohoteye ko biri kose. Ibyo birumvikana. Ariko rero uko byagenda kose icyo ari cyo cyose nta kintu ngewe mu myemerere numva yanjye ku giti cyanjye. Yawe ku giti cyawe nibyo. Idafite ishingiye. Nuko nta yobokamana iryo ari ryo ryose. Bitagira Bibiliya. Oya. Ryemerewe kuvutsa umuntu ubuzima cyangwa uburenganzira bwe. Ubundi twebwe mu Rwanda turavanga imyemerere y'umuntu ni ntavogerwa. None se ufasha umwana w'imyaka 2 ni ntavogerwa. Akana k'imyaka 2 nyine bungu kagiye gufungwa kafunzwe 2009 nibwo kari gafite 2 uyu munsi ubwo gafite imyaka ingahe? Yesu we ariko se Mana se nabona nabwo ntabwo bajya ni muwe koko. Ubu kamaze gukurira amada. Abo noneho wowe nuko utakarebaga muri grillage za gereza. Kabigasekwa nk'akeza koko. Wagwita utekereza kugashyira nk'agakoma kandi utari bugere. Nakumbi nyine no kwihangana ngaho sawa tubonane mwisaganya amatsiko. Sawa. Uzga kandi imyaka kamaze kugira 14 muri gereza. Ayiwe. Oya ubwo ni 12 kamaze muri gereza. Halo. Yewe gawe 14 y'amavuko 12 muri gereza. Kazira gufata 2. Halo. Karame. Yego seti. Yo Korea sinzayikumva. Ntabwo uzayikumbura se? Aya ndakumbura. Dore ko Abanyafurika mukunda kujya hanze aho hantu urahashaka. Oya ntabwo yajya ngo bikunde mabwiriza yira mu ikira gihugu ntabwo yabyemera. Ahubwo na filime zaho najyaga ngira none ngiye ko. Korea ashaka ko kabikora wa mugabo. Ese kuri ziriya filime ko haba hatanditse ngo Korea ya ruguru cyangwa iyo hepfo haba handitse ngo ni Nyakorea gusa. Yakoreya ni ya ruguru ko yenda kose. Ntuzi ko zo zihanganye. Yego. Zihanganye ariko no muri filime ubona zihanganye buri. Apfu ntago bagira ariya mahanga ngo bareke guhangana.
bizagorana ibyabo rwose. none se aba bari gukina n'umuriro baragira ngo abwita ibintu byo gufata umuriro ukajya uwukinisha urumva ko ibintu bizakura. ibintu byo gukina n'umuriro ari gukoza agatanu amugabo kandi umugabo ni umurakari umugabo ni umurakari azarimeneramo. hari ibihugu ngewe buriya njya nubaha kore iyo ngiyo kuko ifata icyemezo ihubutse n'iriya na hariya kwa Botiri hano cyaba bakurikira mu Burusiya babaga nta kinya ariko ya Museveni ngiye icyo mwemerera Museveni ahora ari shaka kabisa. Museveni ahora ari shaka. reka Museveni ni umuntu mukuru iyo twavuga tuvuga tuti rwose ayo maperezida bakuru afite ubunararibonye mu byo akora, unarariyoboye rwose hano umuntu mukuru. ndetse nubizi ko abasaza we na sita muzi kureba abasaza nta kibazo n'ubundi bagira abasaza baba barasinziriye byinshi niyo mpamvu wahora ari maso. undi burya ngo inzozi z'abantu bakuru ziba nkeya rwose ko basinzira gake. none se nimba abasaza abasojansi nyine barafite umusaya bakaruhuka agatotsi kari kabatwaye nababizi burya rega wakwirirwa ureba ukaneza dore ko witeka niyo bavuga ngo ahubwiye twashira yarababwiye ati ubwo rero ibintu byabo byo kugenda mugasinzira twarababwiye kujya gucunga ahubwo umutekano w'abasinziriye ati mwebwe wo kwirara nyine mukirara kw'ibintu ari amahoro. urakoze Seti. ibintu byose rega ni mu mutwe buriya nta mukanya. sawa.